yirengagije bro. Ben ni legend yakoze ibintu bya danje, ni umwe mu bari presentinze igihugu cyacu n'umuziki wacu, ariko uyu munsi aratubeshya. Niba ushaka kwifashisha Precision umaze umwaka mu muziki ibiri ari trend, ukifashisha Titi Brown kuko abantu bamuhara yavuye gereza, uri kutubeshya. Kora indirimbo uyisohoye nawe uyite hanze uceceke, abantu bayikunda. kandi The Ben aho ngaho ibaze n'ubundi bunye n'uburugo nayo bya 500 wa mwana wabitsindiye yarabimye. Ubwo so umuhanzi utakwishyura 500 utanga imodoka ya fake cya muzika nyarwanda. Reka ababyeyi batubuze kujya mu muziki n'ibishingiro. Niba twagize ariko wita iki? We wita iki? Ngende umunyarwanda kiremwa gisanzwe, ariko bro ibaze niba Ben ko umuswera yuvugira ibyo yishakiye, uko wivugira ibyo wishakiye, none ajya mvuga ibyo ushaka. Nje nta ruswa najunditse mu gitaramo. Niba ndivuga ko akandi nagiye. Ibaze bimwe ababyeyi bako ibyo nibyo bituma abahanzi babafata nk'imbobo. Abahanzi nyarwanda bakavuga ngo ni imbobo. Niba umuhanzi nka Ben bashaka kuvuga ngo iya modoka yahaye Pamela yari igitubura, byumva ko nanjye nyaye umukunzi wanjye bavuga ngo ubuse yarenze Ben ku byajya kumwimata. Niba Melody ubona ndi kuvugira nawe yarahaye umugore w'imodoka ya Coach Gael, urumva nge bamfata gute? Ngo na Melody se wirirwa yikatisha nawe yamuhaye ya Gael. Tuve mu gatwiko bro, umugurire moto bayibone ko ari moto yawe, umugurire igare uriparike bavuga ati nibye. Akenga imodoka ngo inshuti ya Coach Gael ngo niyo umugore wa Melody ngo bamuhaye. Ngo Pamela ngo ya modoka ngo yari ibyo bibora man, umva biteza umuziki nyarwanda imbere, ahubwo bituma duhora mu bibora, bituma ababyeyi bacu badusuzuma. Niba inshuti ya The Ben igiye kumuha imodoka ngo yihe Pamela, ejo iyo nshuti ye kabiri kumwe natwe n'abandi katwegana sibwi ya modoka se yamuhaye akanatwereka flag, turi bufate gutabanze new generation. Niba Melody se ari kujya guha Katerina wiwe umukobwa umumama mwiza wamubyariye imodoka ya Coach Gael, turabifata gute? Umuziki nyarwanda abahanzi nibo bakanga nta mafaranga bagira y'ibabise, n'abakena ngo bari mu gatwiko, ahubwo ka gatwiko navuyemo. Umusani wa fresh dufite indirimbo nziza bya dani imeze neza. Kevin turabizi ko ari umukozi cyane. Wowe na Kevin kandi mushobora kuba munganya kwirira gukora cyane biruta kuvuga ngo ufite impano. Iyo mpano yanyu uzi abantu babaye no kuvuga ngo iyo wumva kurenze urumva birangira ubari inzira karengane. Iyo wumva kurenze cyane ufite impano ngurenze utari kuyikoresha ngo ukore cyane uzaba inzira karengane. Hari ingero nyinshi z'abanzi mu Rwanda barenze nawe ubwo wumva ko barenze, ariko uyu munsi bareba umuhanzi mushaze bakamugira hejuru bakavuga ngo umwana buriya ngo umupeti ngo ntabwo ejo bundi yadushatse asaba kumufasha twe tumwandikira indirimbo twe tumufashe. Ibyo kuba ufite iyo mpano yo kuba wamwandikira n'iki, ariko nta gikundiro nta no gukora cyane, twe twemera ibyo twabonye biri ku isoko. Mbese uzavuga ngo ikirayi kiri hiti kurenza ikijumba kandi kwa muganga batwandikira ibijumba. Ikirayi nicyo hiti kurenza ikijumba kandi kwa muganga bandika ikijumba. Uzaye ko kwa muganga bakwandika ikirayi ngo urye ifiriti barakubwira ati urye ibijumba amadege ditege turinda kanga
abaganga ngo baryandikira abarwayi b'iki n'abarwayi b'iki bavuga ati reka twirinde kwitabishwa no kwifuza tuzicwe n'iyo ndwara. Reka turangiza akarayi gutubwira abiba amavyuzi. Ndabibona bo abiba amavyuzi barimo barahitana hano amavyuzi bayivye. Ariko wari wajya mu gitaramo ukabona indirimbo ifite miliyoni ebyiri ukabona indirimbo y'ibihumbi 200, umuhanzi wa views miliyoni ebyiri akajya akayiririmba ukabona na chorus kuyiririmba byagoranye, ariko umuhanzi w'ibihumbi 200 akaririmba abantu bagasura bagatanya nawe bakarangizanya nawe. Mu rugero rw'indirimbo ebyiri, imwe iri views nyinshi iyindi iri views nkeya, ariko mu bantu ibyo bintu bishobora kuba. Ntabwo najya kukubwira izifite views nyinshi kuko ni nyinshi zengurana. Ntabwo wamugare ntawe ukuvomera izanye umuntu wese abaza avuga ati iyi ndirimbo twayitangira tukayirangira tutaragira miliyoni nyinshi. izi turi ku ndirimbo yitwa ku cyarira mistake nta miliyoni igira, ariko watangira nawe kurangizanya na sihiti. aho indirimbo za mistake zose bro, indirimbo yitwa ku muteremo, indirimbo yitwa mistake siwe wa mbere mireyo. tujye ku ndirimbo dufate wenda nka nirani agukubita indirimbo yitwa soba, si indirimbo wakumva ugasara abantu bose bakina ari 100,000 ifite nari 100,000 uri kumva, ariko batangira bagakomezanya na sibyo kandi nta vyinshi nakubwira abantu benshi n'umuhanzi bita social blog cyangwa urumva abantu baba tuguzi ukabona ziri hasi, ariko bakora imiziki myiza. Wanajya mu gitaramo ugasanga indirimbo zabo umuntu yatangira akazi byakurikiye. uzi ko nkubise ingingo rero views ngiye no kukubwira nakubwira indirimbo zagiye zuzuza miliyoni views, nuko mbona ashaka kwegeranya n'abantu, kuko nasanze n'abantu ari abagome twanabona bakangira nabi cyangwa bakazagira icyo, ariko nakubwira indirimbo nawe uzi bro, wowe uzi zifite miliyoni views wagiye ukabona mu kimwe zifite miliyoni ariko utaremba chorus, kandi chorus niyo ibigize indirimbo. uri kwibaza icyo kintu, ibaze mu bigori yaziri muri 200 na, ariko najya mu bitaramo ngavuga ngo Isabelle na Mutaye odiyanse mu bigori ro kubanzanye uwari mu bigori bakene profeta za ndirimbo zifite miliyoni y'ibyo ndahita bakunda indirimbo umwana wanjye aranyuba afite odiyanse sana ndetse kandi ndamukunda sana, bakita basubira uzasanga na niriya afite indirimbo nyinshi zikunzwe za danje yanembana n'umuntu kuva bitangiye kuyazirangira, ariko nta miliyoni views. Uzasanga nk'umuhanzi bita Kevin Mbanda bro wanagira izo miliyoni anafite hit atangira n'abantu, ariko nta gitaramo uzamubona uzamumva abantu bamukritikaho ku mbuga ko iki nta byari banabwira ngo leta izaza icyumwe mu muziki yacu. Kevin Mbanda nakora hit after hit wansobanuye impamvu si umunsi mu mabloga ariko Mbanda ashobora kuba afite ikibazo cyo kuba atazi kwishikarira ahantu kugira ngo asabe ubufasha. arasaba ubufasha kandi afite imana, afite n'ibikorwa bigaragara, afite audio nziza, afite video nziza, afite imana. none wagira ngo aza apfukame yuko udafite imana udafite na audio nziza na video nziza Mbanda se n'umukobwa ngo azakwereka hagati mu majipo no papa cyangwa ko warakaye. tureke Mbanda bro, tureke Mbanda. uyu munsi
bareba nta ndirimbo n'imwe Bulldog afite miliyoni byose wansobanura impamvu Bulldog ari umuraperi w'ibihe byose nta ndirimbo ifite miliyoni byose Fireman nta ndirimbo ku giti kigira miliyoni byose wabinsobanura ibyo bintu kandi ari abaraperi b'ibihe byose ariko tugiye kuvuga tumishishe iminsi ngine ngo buje abanye byozera ariko bajya mu gitaramo ukabona nta mufana uri kumanika iboko nta mufana wayagaye kubera iki muri kubidukundisha ku gahato bro barimo barabikina batabishaka none se umuntu bita Ruganije umuntu bita Kesha umuntu bita Ishikeli bro si abantu badanje ariko kubera ko adafite umwanya wo kuza kamera kuko yizeye video ye nziza yizeye yuko afite impano yiwe umuziki we mwiza arumva ko nawe abantu bakunda ibintu byiza bari gukunda nuko ngo ataje akubeginge ngaze mu bucirige ntabwo uzamufasha ntabwo uzabishyigikira ibyo se ni ibiki ibyo nta bintu birimo bro ariyo mpamvu ngiye nafashe icyemezo nkareka interview bro bibaza kuza muri kiganiro papa cyangwa aje mu kiganiro bagiye kwandikaho rukumva titire y'ikiganiro ibwami w'abantu bajyaga bibaza impamvu nakijya mu biganiro kuko umuntu aje mu kiganiro ni papa cyangwa nasuye indirimbo yanjye na Kivumbi King yitwa mu busaza njye ngira ngo tuyitwikire nk'uko turi live hano turi kuyitwikira umuntu titire y'ikiganiro yanditseho ngo ugaseka turakwishyura bro ndi mitsutsu ndi nyagiso ndinde tujye kuvuga ku ndirimbo yanjye ugaseka turakwishyura kuri titire yanditseho ngo nudaseka turakwishyura udaseka turakwishyura igihe no kubona noneho ukoze n'ikiganiro kuri seriye papa cyangwa ageze papa cyangwa ageze muri Tumba ngarazingazinga ngaratera kwita mu bishoko tugiye kwita Tumba turicaye sibyo turicaye n'abana nyine turi kura nk'ibisanzwe n'abajene titire aza ngo papa cyangwa yerekanye umukunzi we mushya umukora yicaye n'umukobwa ngo umukunzi we mushya none yifite neza abana ahita anyandikira ati sinakubonye wandaya uriya mwana muzagumane none ubu nawe bitangaje ngo tugwe ngo papa cyangwa tumuguye kuri aniveriseri ngarize ngasuka amarira yagwa mu nda bikuze bro ntamarira bikuze ariko wenda agashira mbobereye mu nama ngarize ngamarira yuzuye igitabo kumbe niyo mpamvu utakijya mu biganiro ugasanga ibiganiro ntabwo ari uko nabyanze ariko wasangaga byinshi bya papa cyangwa afite ikibazo na Pizza na Majide Black na Ishkevi na Kivumbi na runaka ibyo bivuye papa cyangwa n'abakobwa kandi abo bakobwa ni nk'uko Tumba nawe wajya mu bakobwa n'undi ajya mu bakobwa ase njye mpura n'abahungu gusa ngo ntibandike titire ko nawe n'umukobwa wa mukobwa ngo wawe na papa cyangwa ngo yombe triste ko papa cyangwa cyangwa yateye inda runaka imyaka ibaye 3 nta mwana uravuga papa cyangwa abo kandi warateye buri mwaka bibaze ko nta mwaka urarangira utavuze ko papa cyangwa yateye inda ahubwo nkibaza izo nda zigera mu